nagira ngo muri uyu mwanya mu by'ukuri mbanze mfata umwanya wo gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika we wayoboye urugamba rwo guhagarika jenoside. Hano batweretse abari mu rugamba rwo guhagarika jenoside ndetse bakomoka muri uyu murenge banagize uruhare mu kurokora abarokotse jenoside turi kumwe nabo hano. Nagira ngo ariko mu cyubahiro umutoza w'ikirenga tumugomba mu ntiza amashyi tubanze tumushimire cyane. Murakoze. Ndongera gusabira amashyi inkotanyi zari zarapiye, tubaha amashyi menshi cyane. Munyemerere namwe barokotse jenoside turi kumwe hano, munyemerere mu ntiza amashyi mbashimire. Murakoze cyane. Nagira ngo mu izina ry'ubuyobozi na bagenzi banjye dukorana bashoboye kwitabira, nagira ngo tubashimire cyane mwebwe muri hano barokotse jenoside kuri uyu munsi, kuri iyi tariki aho turi. Ngira ngo tumaze imyaka hafi 28 isaga jenoside ibaye muri iki gihugu. Impamvu mbashimira rero ni imwe cyangwa se ni nyinshi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwatekereje kugira ngo duhurire hano twishime, atari uko dukwiye kujya duhura gusa mu kwezi kwa kane twibuka cyangwa se gukomeza no muri ya minsi 100, ariko nanone no kongera kwibuka ko tutagomba guheranwa n'agahinda, ahubwo tugomba kugira n'umwanya wo guhura tukibuka abacu, ariko tukanishima, tukanereka n'isi n'abandi bose ko mukiriho, mugihumeka kandi mugikataje mu iterambere ryo kwiyubaka no kubaka u Rwanda twifuza. Ndashimira komite n'abandi bafatanije gutegura uyu munsi. Uyu munsi barawutubwiraga bakawumbwira bakawuganira, ariko simbashe kuwukurura ngo musatire neza. Hari ukuntu ntabyumvaga neza nanjye ubwanjye nibaza ngo se uyu munsi uhuje abarokotse jenoside uzaba ari umwihariko wabo gusa. Ariko nagira ngo mbashimire ko mu bumwe bw'abanyarwanda, mu cyerekezo umukuru w'igihugu ayoboyemo igihugu cyacu, ko ari wo murongo mwarebeyemo uyu munsi, mukabasha gutumira abarokotse, ariko nanone mugatumira n'abayobozi mu nzego zitandukanye kugira ngo tuze tubane namwe. Ni ikintu gikomeye cyane kuri twebwe, ni ikintu gikomeye kandi no kuri mwebwe mwagitekereje muri ubu buryo, ni igikorwa gikomeye cyane. Nibaza ko nubwo n'abayobozi batashoboye kuza kubera impamvu zitandukanye z'akazi, ariko na raporo iri bushobore kubageraho, ibyo ari byo byose bazabwira n'abandi bati muzigire kuri Muhima kuri iki gikorwa cyiza mwakoze. Nagira ngo mbashimire cyane. Nongeye gushima cyane impano mwatugeneye. Uyu ni umurenge wa 3 nkoreyemo. Nabanje gukorera Iburasirazuba imyaka myinshi cyane kuva muri 2006, nkorera mu murenge wa Mukarange, ndahava nkorera mu murenge wa Rukara, hanyuma mva i Rukara nza mu murenge wa Muhima. Aho hose nakoreye nabanye n'inzego zitandukanye, by'umwihariko inzego za Ibuka. Rwose twakoranye neza kuko mu bintu nasenze Imana bya mbere, nubwo ntari umukiranutsi neza uko bikwiye, ariko ikintu cya mbere nasenze Imana kunshoboza ni ukubasha gukorana n'abarokotse jenoside, nkabasha kubona umwanya wo kubumva no kubatega amatwi, kandi nkabasha gukora nta muntu n'umwe mbashije guhutaza. Ibyo ari byo byose ntabwo ari ukwivuga ibyiza, yenda amakuru aragenda, abantu basangira n'amakuru bakaba bayumva, ariko umwihariko nasanze ku Muhima mu by'ukuri aho hose Ibuka twarakoranye, ariko ngeze ku Muhima
mwanyeretse umwihariko udasanzwe, mwanyakiriye mu buryo budasanzwe, twabanye kugeza uyu munsi mu buryo budasanzwe. Ni ukuri nagira ngo nkomeze kubashimira cyane. Ubundi bijyanye n'ibibazo mwahuye nabyo, twebwe twabaga mu mahanga, ariko mu myaka mike nari mfite ibyabaga mu Rwanda twarabimenyaga tukabikurikirana amakuru yose. Uyu munsi rero iyo tubabona turi kumwe hano tuganira no mu bundi buzima busanzwe, ntago byoroshye gusingira bya bihe byo muri 1994 ndetse n'ibyabibanjirije. Abari abakuru murabizi iyo batubwira muri 59 uko mu Rwanda byari bimeze, kuza kugera muri 62 ndetse no muri 82 tujya twumva uko abatutsi bafashwe. Abari muri hariya naturutse burasirazuba hari igice twitaga za Ndego, imurambi murawuzi, mujya muwumva cyangwa benshi barahazi, muzi iyo za Rukara na Bagatete n'abandi nk'abo. Iyo rero utekereje urugendo abatutsi babayemo kuva icyo gihe kurinda tuza tukagera muri 1994 aho byabaye finali cyangwa agahebuzo, wibaza umuntu warokotse uyu munsi uhari ubasha guhagarara akema akavuga agaharanira gukora, abana bahari bakabasha kujya mu ishuri bakiga, mugaharanira gushaka ubuzima no kutashaka kugaragariza buri wese ko hari n'ikibazo ufite muri wowe, ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo rero byoroshye kubyumva no kubyakira, ariko twagira ngo tubashimire cyane tubikuye ku mutima ubwo butwari mwagize kuva kirya gihe kugera uyu munsi. Ntabwo iyo tuvuga intwari, ntabwo intwari ari izatabarutse gusa, ariko na n'uyu munsi hari n'intwari zihari kandi zikiriho. Namwe rero ni ubutwari bukomeye mwagize kuba uyu munsi muri abo muri bo uyu munsi, kandi muri nabo mwifuza kuzaba mu gihe kizaza cy'ejo hazaza. Nagira ngo mu by'ukuri ibyo bintu mbabwire ko tubizirikana kandi tubibashimira cyane. Mu by'ukuri abarokotse jenoside ntabwo tubasha kubumva no kubatega amatwi no kubafasha uko bikwiye abatishoboye, ariko icyo nagira ngo mbabwire nuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yandangiye kubivuga Theophile yasohotse. Buriya Theophile ayobora Farije yayoboye igihe kinini cyane, ariko tujye tunazirikana abantu bagize neza. Ntabwo ari uko yarokotse jenoside ngo niyo mpamvu yatumaga abasha gukora ibyo yagombaga gukora, kuko tubona benshi bahemuka, tubona benshi bitwara uko bidakwiye. Na biriya nabyo ni ubutwari bukomeye bwo kubasha guharanira ko abana basigaye bagomba kubasha kwiga, hakaba umuntu uhagarara agakora ubuvugizi, hakaba umuntu uvuga ati iyi bije ni ntoya, hano mu buvuzi hakeneye kongerwamo bije, ahangaha mu mashuri hakeneye kujyamo bije, ahangaha mu mazu y'abatishoboye barokotse jenoside hakenewe kongerwamo bije. Byonyine no kubona umuntu uhagarara agatinyuka akabivuga, agakora ubwo buvugizi, agahagarara kuri iyo bije niyabonetse ikabasha gukoreshwa neza, ni ibintu abantu bakwiye no kwishimira cyane. Muvuze yagiye, ariko iyo myaka yose nuko twagiye duhurira muri izo nshingano zitandukanye nkatwe twashyiraga mu bikorwa abo mu nzego z'ibanze. Ibyo rero biraduha kuvuga iki? Biraduha kuvuga ngo abana babyirutse, amashami yashibutse. Hari urugero rw'abatubanjirije dukwiye kugenderaho. Nyakubahwa Fande Irbe bamugaragaje hano, mwese muramuzi, n'abandi benshi turi kumwe hano nabo tutari kumwe hano. Urugero rwo gufatiraho rurahari, urugero rwo kureberaho no gukora ibyiza rurahari. Nkaba nsaba rero ababyeyi turi kumwe hano bashoboye kuba bafite abana, nkaba nsaba urubyiruko rwarokotse turi kumwe hano, abo igihugu cyashoboye gufasha kubona uburyo bwo kwiga,
ayo mashuri bize mwize ubwo bwenge mwahashye mureke dufatikanye kubaka u Rwanda rwiza, u Rwanda twifuza, u Rwanda rw'ejo hazaza rutazongera kurangwamo amacakubiri, rutazongera kurangwamo ivangura, rutazongera kurangwamo ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umunyarwanda abuzwa agaciro ke nk'umunyarwanda. Abayobozi barimo kuduha ingero, reka rero nsaba urubyiruko ko natwe tugera ikirenge mu cyabo duharanira ko u Rwanda rw'ejo hazaza rwazaba u Rwanda rwiza, ariko twabigizemo uruhare twese. Turimo turinjira mu kwizihiza umunsi w'intwari. Ibi ngibi badukoreye hano byo kudushimira ni ibikorwa byiza, natwe na bagenzi bacu tuzakomeza kubashimira, ariko icyo nshaka kuvuga nuko umunsi w'intwari tuzizihiza ejo bundi kwa gatatu. Ni byiza ko n'abantu bakoze neza turi kumwe nabo hano cyangwa tutari kumwe nabo hano tuzakomeza kubashima rwose, tuzakomeza kubashimira no kuzirikana ibyiza bakoze. Kuzirikana ntabwo ari ngombwa ko tuvuga umuntu kuko yamaze kwitaba Imana atakiriho, ariko n'abahari bakoze ibikorwa byiza by'ubutwari, reka tujye tugira n'umwanya wo kubatekerezaho no kubashimira nk'uko natwe mwadutekerejeho hano. Turimo dutekereza ngo umunsi w'intwari uzagenda gute, narimo mbwira bagenzi banjye hari bamwe bari hano tubabwira ngo nk'uko dusanzwe dufite izo nshingano, ariko tuzibuke ba bantu bagize uruhare mu kubohora iki gihugu bagahagarika jenoside. Uyu munsi bakaba yenda umugabo yarasize umugore, uyu munsi ari umupfakazi akaba atishoboye, ababyeyi barapfuye harasigaye abana, hari abamugariye ku rugamba uyu munsi badafite uko babayeho. Tubazirikane muri ibyo bihe n'ibindi bihe bizaza, nibura bavuge bati ibyo twakoze twakoreraga inyungu rusange, ariko nibura banatekereze ko hari abandi bantu babazirikana bagihari bibuka ibyo bakoze. Nagira ngo barokotse jenoside ngaruke mbizeze ko twebwe mu gihe turi hano ku bwanyu, turi hano ku bwanyu, ntabwo turi hano ku bwacu nkatwe, ariko turi hano ku bwanyu. Dufite inshingano zo gukora neza, zo gukorera iki gihugu cyacu neza, ariko dukorera abaturage bacu b'igihugu neza, ariko by'umwihariko tukagira n'inshingano zo kumva abarokotse jenoside, kubatega amatwi, kubakira aho duhuriye, haba mu biro, haba ku murenge, haba mu muhanda. Dufite inshingano zo kubumva kandi no kubatega amatwi. Yenda icyo tutashobora gikomeye ni ugukemura ibibazo by'amacumbi, no gukemura ibindi bibazo by'imibereho, ariko nagira ngo mbabwire ngo dufite abo dufatanya hano gukora ubuvugizi. Abaperezida bacu ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'akarere tubana, ngira ngo MC yavuze ngo Masengo amubona ni musaza we ninde, ariko nagira ngo mbabwire ngo nanjye ni musaza wanjye. Amakuru yose kubera ko ari ku rwego rw'akarere agira amakuru ya mbere, ayamenya mbere, ariko icyo mukundira nuko iyo mubwiye ntariko ibi n'ibi dufatanye gutya, ahubwo nsanga yarantanze kubikorera ubuvugizi. Rero mwatoye neza, ntabwo mwibeshye gutora aba bayobozi bari hano. Inshingano barazikora kurenza natwe ubwacu nk'akazi ka buri munsi. Bakora ubuvugizi kugira ngo ba bantu barokotse jenoside bari ku rutonde bemejwe badafite icumbi, nibura uko umwaka ugenda uza, uko hagira abafatanyabikorwa bemerera akarere amacumbi, rwose bafata iya mbere mu gukora ubuvugizi kugira ngo kuri rwa rutonde abantu bacu bashobore kubonekaho. Kandi abamuhima yego ahagarariye akarere kose, ariko hari igihe tugeraho tukavuga ngo Muhima hiyongereho n'agakeregeshwa k'umurenge wa Muhima, kubera ko byanze bikunze baravuga ngo amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa iwabe wa mbeho. Rero uko byagenda kose nzi neza ko akora inshingano z'uko bikwiye, kandi turamukunda kandi natwe turabibona. Nagira ngo rero mbabwire ngo abafite ibibazo hari umurongo uhari dufatanyirizamo n'abayobozi mwitoreye ndetse n'ubuyobozi bwacu butari hano,
kugira ngo abatafite amacumbi bazashobore kugenda bayabona uko ubushobozi buzagenda buboneka. N'ibindi bibazo bijyanye no kwivuza nabyo ubuyobozi bubikorera ubuvugizi ni inshingano tunafatanije n'abo mwitoreye, haba ari inkunga ziboneka mu mishinga nubwo biba atari amafaranga menshi ariko nayo makeya turashima ko aboneka, ahubwo dusenga Imana dukomeze kugira ubuzima bwiza n'igihugu cyiza, hanyuma na yandi make azashobore kongerwa, noneho imishinga niba abashoboraga guterwa inkunga ari 5 umwaka utaha biziyongere bibe 10 gutyo gutyo kugeza igihe uwarokotse jenoside utishoboye nawe ashobora kugira ikintu aheraho akabasha kwiyubaka, akagira ubuzima bwiza, akagira icyerekezo cyiza. Reka rwose mpinire hano mbashimira cyane kandi mbabwira ngo haba ku rwego rw'akagari, haba ku rwego rw'umurenge, aho turahari kubera mwe, ntihazagire utinya kuza kutureba cyangwa no kutubwira. Rwose mureke dufatanye twiyubake kandi dutekereza ejo hazaza hacu ko hakwiye kuba heza, heza hazira indwara, heza hazira kwigunga, heza hazira kwitekerezaho wenyine, ahubwo dutekereza ngo kwiyubaka tugomba kubigiramo uruhare twese uko turi aha ngaha. Ndabashimira rero cyane byose byakozwe, yaba uburyo byateguwe, gahunda zose uko zagenze, ntabwo mfite uburyo nabivugamo, ariko mwumve ngo mu izina ryanjye bwite no mu izina ryabo dufatanya kuyobora uyu murenge turabashimiye cyane cyane cyane, kandi mbabwire ngo ibyiza biri imbere. Tugifite perezida wacu Paul Kagame n'abo bakorana bose, ni ukuri icyizere cyo kubaho neza cy'ejo hazaza kirahari. Tutirengagije ibyo murimo kumva hano hakurya za Kongo, ngira ngo namwe murimo murabyumva, ariko biriya ngira ngo ku Rwanda tereka fanda ari ufashe mikoro akabyivugira, ariko nibaza ko biriya ku Rwanda ni akantu gato, bya bindi abo bavuga ngo ni toto, ni akantu gato cyane, ariko ngira ngo abareba kure barareba kandi nabyo biraza kurangira cyangwa bizarangira, nta kitagira iherezo, sibyo? Nta kitagira iherezo, nabyo bizarangira kandi bizarangira neza. Icy'ingenzi ni uko tumenya ko imbibi z'u Rwanda zirinzwe, imbibi z'u Rwanda zirarinzwe. Abashoboye gukurikira inteko ishinga amategeko babaza bari bakiriye minisitiri w'ububanyi n'amahanga niba hari uwashoboye gukurikira wakwikuriramo ibishobora kukubaka no kubaka sosiyete nyarwanda. Rero ntitugire ubwoba, ahubwo twebwe turi hano dukore cyane, twiyubake, twubake iki gihugu n'abadukomokaho, ibindi tubiharire bene byo bari mu birindiro neza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.